twongeye kubasuzana none ladies and gentlemen, ndizera ko meze neza muhereye hose mu mande enye z'igihugu. And of course my name is MCT ini Mpinga Media. One more time bashimira cyane abantu mwakoze subscribe. Imana ibaho umugisha kandi Imana ikomeza kubishimira. By the way, murimo muraza kandi murimo murabikora neza. Imana ibaho umugisha cyane abantu mudeza comment, like, share, hanyuma mwanamwe muri kugenda neza mubikora neza bya hatani. The comment one more time hano ku Mpinga Media. The comment nawe ko ari content itufasha kugira ngo duhane ibitekerezo bihana gute ni comment zanyu mwanditse tuza tugasoma, twamara kuzisoma tumaze kuzisoma tureba ibitekerezo byanyu tukabisangiza abandi. Nabwe yuko nsoma comment yawe, nsoma izina kugira ngo ibintu bigende neza gatanu kuri gatanu. Nimbuze ko watukanye turayisoma, kandi nimbuze ko watanze ibitekerezo byiza nayo turayisoma, hanyuma ibintu bikagenda neza kama kawaida. Ariko nubundi inkuru tugiye gukora nubundi ni inkuru musanzwe muzi, ni inkuru iri mira trending. Ni nyuma yuko uwitwa Papa Cyangwe akoze igitaramo cyo kumurika cyangwa se cyo celebratinga imyaka 5 amaze mu muziki, ariko igitaramo kikaza kugenda mu buryo butari bworoshye na gato. Abantu bagataha banavuga yuko ari bitagenze neza. Nk'urugero rworoshye, Papa Cyangwe yakupiwe ibyuma ari kuri stage, biza gutangazwa ko byatewe nuko atari yaramaze kwishyura umuntu wari ufite sound mu nshingano. Sound mu nshingano ntabwo zazifitwe na KIGALI Universal, kubera yuko muri contract bari bafitanye havugaga yuko uwitwa Papa Cyangwe agomba kwishakira sound rero agomba kwishura $2,000,000. Biza kurangira ngo hari $800 atishyuye. Ibyo byose biza gutuma afungirwa muri KIGALI Universal. Ariko uwitwa Papa Cyangwe avuga yuko cyangwa ashinja ubwambuzi inzu ya KIGALI Universal. Bimeze bite, byagenze bite? Tugiye kuri ibitekerezo byanyu mwatanzeho. Ngewe nta comment nyakira kuri iki kiganiro cyangwa se the comment, kubera ko abari yanyu nk'abanyarwanda nimwe bima mugomba kumenya ibyo amubwira abanyarwanda, hanyuma nanjye nkaza abisoma. Twigendera muri comment zanyu, ariko muri comment zanyu ni post ubu ngubu nta kibazo cy'uko Papa Cyangwe yagize gute yatangaje ibyo ngibyo byuko yambuwe, ahubwo noneho intambara ikomeye iri kuri social media iri hagati y'abakunzi ba Papa Cyangwe n'uwitwa Reagan. Babwire yuko ari umwe mu bavugizi ba KIGALI Universal. Ubu ngubu abantu bamucanyeho uburiro, baramubwira ati cira burira. Ni nyuma y'ibyo yatangaje mwabishaka mukaza kubyumva, ariko ngiye kubabwira comment z'abantu uko bagiye babivuga. 20 bus ni post iri kuri account mu blogger umwe ukomeye hano mu Rwanda, cyangwa se umwe mu blogger bazwi ku buryo bukomeye cyane, akaba yitwa Mideli Rwanda. Hanyuma boro ya mbere cyangwa se comment ya mbere ihari ni y'uwitwa MC Nario 20. Hanyuma aragira ati ibisi byo bro mwakoze nabi pe. Hanyuma tumanuke gatoya, uwitwa umushumba ati Papa Cyangwe mumuhe amafaranga ye yarayakubokeye amatike yatanze sayubusa. Hanyuma rero Ingabire Diano ati none se tuvuge ko amafaranga yarabarimo ahura nayinjiye bingana Ben wenyine yatanze mu $400 za table ebyiri, none se abandi binjiriye ubuntu. Nguko nuri kubaza ikibazo aho Reagan yasobanuraga yuko amafaranga nta kintu KIGALI Universal ibereyemo uwitwa Papa Cyangwe, ariko Papa Cyangwe akavuga ko iyi nzu yamaze kuba imwambura. Hanyuma Kwizera Confiance ati hano Rugaju Reagan arabisobanuye pe, reka udashaka kumva. Uwitwa Haji 22 team ushobora no kuba ubesha uru Nyarugenge. Hanyuma uwitwa King MTZ 500 ati muto uri kuzamuka ati Papa Cyangwe ati wapi kabisa. Hanyuma uwitwa Hirwa Dario ati aragira ati timuri abambuzi gusa. Hanyuma Uwineza Rich ati sureba ko ubikoze bwana munyamakuru, credit ni ingenzi. Hanyuma uwitwa Alvan Blaba ati umusesenguzi wa mbere mu Rwanda, ubwo yavugaga uwitwa Reagan bitewe n'ibyo yari kugenda asobanura ku bijyanye n'ikibazo cya Papa Cyangwe cyangwa se umuhungu witwa Chuma. Ati witwa ukuntu izi nuza rero
zigenda zigaruka. Uwitwa Drizo Prince Office ati Reagan narinzi ko azi gusesengura umupira gusa, kumbi na entertainment ya isesengura gace gutya. Ati Rugaju Reagan baguhe indabyo zawe pe. Hanyuma tumanuke gato ya twendeleye kato. Uwitwa King Dizo ati muto uri kuzamuka yina nayisomye. Uwitwa Fernando Steve ati Cristiano Ronaldo nasezera umupira w'amaguru, yivugiraga iby'umupira w'amaguru. Hanyuma uwitwa Dusamunya ati ntabwo abisobanura neza, ari kurya indimi pe. Hanyuma uwitwa Shana 305 ati ngaho rero kanere agatebe ubwo byaratangiye kudogera. Hanyuma uwitwa Muhire 319 kane ati buri wese iyo ari kwisobanura wumva ari inzira karengane. Uwitwa Yuwake Nationality nanjye gutegura amatora y'abatezi ba comment ariko ndabisubitse ni ibisambo. Hanyuma uwitwa Big Deal ati Papa Cyangwe banza aruko aba afite inzara. Yego bamubona bamubonyemo inzara. Witwa Love ati Rugaju nakuze kubivuga, ati Rugaju nakuze yanditse nabi rwose. Nabwiye ko mujya mwandika Ikinyarwanda neza, niyo mpamvu yisena nayiyorera. Witwa Sinadot Rwati Cuma byakomeye. Witwa Mbosa 500 ati Reagan uzasubira gereza bro. Ati wowe uri igisambo, ubundi wowe ushinzwe iki muri Kigali Universal? Yamushinzwe ni ikibazo gikomeye, yamusuje muri gereza ariko umugabo mbwa aseka imbohe. Hanyuma uwitwa Mahame 083 ati yihuse gutangaza hari ahantu azahora ahakeneye byari bikiri kare cyane. Hanyuma witwa Chris Blind Chris ati postinga nuko Jaden yasobanuye mureke kuba inkoma masi. Uyu nguyu ubwo yabwiraga uwa postinze n'ingibi cyangwa yabwiraga Midel Rwanda. Hanyuma uwitwa Ivan ati uwo muturage rwose asubizwe ihene ye. Ntaho babihuriye n'abantu baza muri comment bakaba baratwishe burudu. Hanyuma uwitwa Nova Christian ati Reagan wigize wadanje kandi nta kintu uruca cyangwa ati nta kintu urusha cyangwa wanditse uruca. Hanyuma Mimiji Montana ati justice to Papa Cyangwe mwimufatirana bro. Hanyuma uwitwa Kari Ishimwe ati curuza inkweto z'abakobwa. Kibaza ko Cyangwe iyi yaza ko ari inkweto z'abakobwa ni ibibazo. Ariyo njya mbona batashiraho ko ducuza ko n'imiti itera akabariro mama yangu ukibaza n'ibisazi. Hanyuma uwitwa MC Sniff ati Papa Cyangwe arenganurwe. Ati ribu abantu ntibakajye bitwaza ibyo bari byo ngo bakandamize abantu. Uwitwa Manzi Abdul ati woya wakagahuwe muri ngegera mwanzarasi yanditse nabi. Ubwo yabwiraga ko ati woya wakagahuwe muri ngegera mwanzaratsimwe, ashyiraho emoji. Hanyuma uyu yitwa MMK Vibe ati that is a real blood. Ati njyewe that day nari ndi kumwe na Papa Cyangwe on the same room kuko I was the one in this sound. Kandi Cyangwe yavugaga ko sound yamuhenze cyane kandi byaragaragaraga ko atishimiye serivisi ya Kigali Universal pe. Bro, Papa Cyangwe he need justice to him. Ubwo bari kumwe ubwo byari byadogereye. Witwa Wait Game and Wait at lost number yanjye ni Papa Nyagasani wese nimero yawe turayimaze iki banaye adusigaje comment nkeya cyane kugira ngo turi kugana ku musozo wa the comment yacu kuri uyu munsi. Witwa Nicky Lose ati none se banyiri bwite ko ari bo bagomba kubwira Papa Cyangwe bakicara bagakora imibare bakaba aho kwicara ngo bakore imibare baramufungiranye. Urumva ibyo bintu ari uri kuvuga bihurira yewe Reagan
ahita namukandamo. Hanyuma yakomeje hasi ati se mu Rwanda ni hehe umuntu akora nahembwe ko ibyo bigize icyaha, ntaho ubundi ugomba guhembwa iyo wakozwe. Witwa Vero ati ibise bihuriye he na Noheri n'ubunani? Yuko yitwa Vero ati nta biri guhura na Noheri n'ubunani, turi muri gahunda za Noheri n'ubunani. Hanyuma uwitwa Rugaju umurani ati byiza ni ugukiza bose bahari, ati byiza no kubakiza bose bahari. Wa mbere rimwe Santa ati wafashije nde wakabwawe cyangwa umurusha izina ariko ni comment z'abantu, reka bisome uko bimeze batazavuga tunusubira comment. Uyu nguyu yitwa wa mbere one Santa ati wafashije nde wakabwawe cyangwa umurushiki kanyo. Ni comment mujya mubira kuri screen babiriho. Hanyuma Oncle Mbappe ati ako kantu ko kwiyemera akuba ugendana n'abahanzi nibikugira umuhanzi papa, nubwo yaba amazemo umunsi umwe Papa Cyangwe ahabwe ibyo yakobokeye. Hanyuma Dani Rwanda ati uzi gusesengura n'ibyawe ashyiraho udutima. Hanyuma Murekatete ati Papa Cyangwe ngo ni umusore muto uri kuzamuka ashyiraho emoji ati kawaii ati ntimugasuzugure abantu, arazamuka se bwa kangahe cyangwa nibyo azahoramo. Ari kubaza ati wamugana Papa Cyangwe ntago ari umusore uzamuka. Comment isigaye n'ebyiri. Uwitwa Mugisha Byateri ati Cyangwa yakosheje guhangana n'ikigo gikomeye ku ruriya rwego, kandi buriya nkuko bakoranye mu ibanga yagombaga kubanza kwicarana nabo apana kuza social media aka kanya, kuko iminsi 3 si myinshi pe, twiruka ku babosi imyaka igashira indi igataha, ariko tukarwaka paka tubonye icyo tushaka. Uyu nguyu kumugira inama ko yagakwiye kuba akipinga para kwita aza kuri social media. Uwitwa Seka ari nawe wa nyuma ati mwibuke ko Reagan ari umuvugizi, kuvuga imvugo isukuye ntibyemeza ko ari ukuri, kandi mwibaze se Papa Cyangwe guharabika uwamugiriye neza byamumarira iki? Mambo kwisha bashimire cyane abantu mwabanye nanjye muri the comment yo kuri uyu munsi. Uyu munsi turi ku nkuru ya Papa Cyangwe na Kigali baso, ariko turi kureba ukuntu abantu bibasiye uwitwa Reagan, ariko nubundi amakuru yo nakagaruka tuhuriye mu busesenguzi cyangwa tujye duhura mu busesenguzi, ariko numva naje muri the comment. Kabashimire cyane rero abantu bana natwe umunsi ku munsi, mari bamurisha kandi mari komeza kubishimira. Yewe nitwa MCT yingene Mpinga Media. Peace and love. Ciao ciao.